nshuti bene data na bashiki banjye, dusoje undi mwaka ugoye waranzwe n'ibirushya n'ibindi bizazane bishya byongera ku cyorezo cya kovide, ibijyanye n'idini ndetse na politike, ibiza n'ibindi byinshi. Ibi ni ibihe biteye inkeke, kandi ubwo twinjira mu mwaka mushya ni byiza kwishingikiriza ku buryo dushobora kwitegereza ahazaza dufite ibyiringiro. Igihe Ellen White yari akiriho, yandikiye abavandimwe be bose mu kwizera ku wa 3 Gashyantare mu 1900, ntiyababwiye gusa ku by'umwaka mushya, ahubwo no ku bw'ikinyejana gishya. Yanditse ibi bikurikira: ndabasuhuje muri iki gitondo twishimiyemo umwaka mushya. Undi mwaka urashize by'iteka mu ngorane zawo. Ntituzi izo ngorane izo ari zo, kandi ntidushobora kuzimenya kugeza ku rubanza. Ariko umwaka mushya uratangiye, kandi ndumva njyewe ubwanjye nshaka kwegurira Imana bundi bushya ubugingo, umubiri, umutima n'imbaraga. Paji nshya irahinduwe. Mbese uyu mwaka mushya uzagira ihe raporo? Mbese uzahishura iki mu mateka y'isi? Mbese uzahishura iki mu mateka y'imibereho yacu bwite? Ubu ntidushobora guhita tumenya mu buryo bwahuranyije ibizakurikira amateka y'iyi si muri uyu mwaka uje, ariko twabishobora mu buryo runaka. Yobora amateka yawe bwite. Uburyo bumwe bwadushoboza ni ukwiyegurira Imana bundi bushya ubugingo, umubiri, umutima n'imbaraga. Igihe tugenje dutyo, tuba duhisemo gukurikiza itegeko rya Bibiliya ryo gukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, nk'uko byanditswe mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 5, no muri Mariko 12 umurongo wa 30. Ubwo butumwa burakomeza ku murongo wa 31. Irya kabiri ngiri: ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kandi nanone ibi byakuye mu isezerano rya kera. Iri tegeko riracyari ingirakamaro kuri twe muri iki gihe. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, intekerezo zawe, imbaraga zawe. Ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mutekereze ku ngaruka z'ibyo tuba twarashoboye kugeraho muri uyu mwaka mushya iyo dusaba ikintu binyuze mu buntu bw'Imana, bikadufasha kuyikunda mu buryo bwuzuye no gukunda abandi cyane nk'uko twikunda. Mutekereze ku byari kubaho atari ku mateka yacu bwite gusa muri uyu mwaka twinjiyemo, ahubwo no ku isi. Ariko se bisobanuye iki gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda? Bitwibutsa inkuru y'umusamariya mwiza wafashije imbabare yari ikeneye ubufasha, bityo natwe dukwiye gufasha abababaye badukikije, kandi tukitangira gufasha abandi bakennye, tukanabahamagarira gukora ibiruseho. Mu rwibutso y'integuza ku wa 5 Gashyantare mu cya 1884, nawe yaranditse ati: bene data na bashiki banjye nkunda, igihe mwinjiyemo n'umwuka w'ibwirizabutumwa, igihe mwize gukunda bagenzi banyu nk'uko mwikunda, ntago muzishimira kubona ubugingo burimbuka bwabakikije bose, mudakoze uko mushoboye kose kugira ngo mubakize. Bene data na bashiki banjye, mbese mujya mutekereza impinduka dushobora guteza muri uyu mwaka mushya niba buri wese muri twe asaba Imana kuducengezamo umwuka wayo w'ivugabutumwa kugira ngo udufashe gukiriza ubugingo bwa benshi ubwami uko bishoboka kose? Mbese ni gute twabishobora? Muri Zakariya 4:6 baratubwira ngo si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Birasobanutse ku bantu bose bitegereza ko uko umunsi utambuka kuri iyi si uzana n'ibirushya byawo n'umuvurungano, ndetse n'abatizera Imana bari gusobanukirwa n'ibintu runaka bidasanzwe biri kubaho. Abantu bari gushaka ibisubizo, bahanze amaso ikintu cyangwa umuntu bashobora kwishingikirizaho. Nta gushidikanya, bahanze amaso ukuri. Bene data, bashiki banjye, mwebwe nanjye, icyo twahamagariwe muri iki gihe ni iki ngiki:
ni igihe dukwiriye kugaragariza bagenzi bacu urukundo binyuze mu kwamamaza ubutumwa buheruka bw'urukundo rw'Imana ku batuye isi, ubutumwa bw'abamarayika batatu mu Byahishuwe 14. Ubutumwa bwamamaza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, muramye Imana Umuremyi kandi mumenye ko igihe cy'urubanza rwayo gisohoye. Dukwiriye kurarika abantu bose bagasohoka muri Babuloni, bakava mu rujijo n'urudubi, maze bakakira ikimenyetso cy'Imana kubwo kwitondera isabato y'umunsi wa karindwi mu cyimbo cyo kwemera ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubwo uyu mwaka utangiye, ndifuza ko kubw'imbaraga y'ubuntu bw'Imana ko tugaragariza abandi urukundo binyuze mu kwakira ijambo ry'Imana ku bwayo. Aho muri hose muri aka kanya mbararikiye guhaguruka kugira ngo dufatanyirize hamwe gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, tugusabye kuba hafi yacu ubwo twinjiye mu mwaka mushya. Nubwo tutazi neza iby'uyu mwaka uhatse, ntabwo tuzi uburyo twakwishingikirizaho mu buryo bwuzuye. Uzayobore intambwe zacu, uzaducire icyanzu mu nzira zose tuzanyuramo, atari ukuturinda gusa, ahubwo no mu gusangira abandi urukundo rwa Kristo n'ibyiringiro bibonerwa mu butumwa bw'abamarayika batatu buhamagarira abantu kuramya Imana nyakuri. Mwami, udufashe ku buryo bufatika uko tugenda muri uyu mwaka mushya, kugira ngo tukwigireho ku buryo bwuzuye no gusangiza abandi ubutumwa bw'ubuhuza bw'iremamutima ku badukikije, tubabwira ko Yesu agiye kugaruka vuba. Urakoze kuko utwumvise kandi uduha umugisha none ubwo twinjiye mu mwaka mushya, tubishobojwe n'imbaraga yawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.